Bakunzi b'ikinamico runana mwiriweho nanone cyangwa se mwaramutseho, uyu munsi nk'abakunzi bacu twabateguriye umukino mwiza cyane uryoshye kandi uhebuje. Ndahamya ntashidikanya yuko wowe ubashije kuba wafungura iyi video tugiye kubana muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Ndahamya ntashidikanya yuko tugiye kubana mpaka kugeza ikiganiro cyacu kirangiye. Uyu munsi twabazaniye inkuru nziza igira iti Agnes ndetse na Chris bamaze kuba bakwifatira umwanzuro yuko bagiye kuba babana. Munyemerere gatoya rero tubanze twashiraho akaririmbo gatoya ko guhimbaza Imana cyangwa se ko kuba kabashimira amasegonda makeya cyane, ubundi dukomezanye n'amakuru meza cyane ashimisha wowe wumva ushaka gukomeza kumva mu matwi yawe. Reka dutangire mwiyumvire. Reka dutangire tugira nka kwa kundi k'akaririmbo tuzi twese abantu bajya bakunda kuririmba, kakomeje kugenda kagaragara mu mafilime menshi cyane, kakomeje kugenda kabica bigacika hano by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Kagira kati umugisha aba bombi bayoborwe n'umwuka wawe, biyemeje kurushinga bayobowe n'umwuka wawe. Muranyemerera rwose, ntabwo nje nsanzwe nzi kuririmba, kumva nyine n'indirimbo ntabwo mba nzizi neza, ariko umuntu ajya agerageza ariko akabahereza ibintu byiza cyane. Hagati aho ngaho rero nk'umukunzi wacu ugiye kumanza urebe neza nimba waramaze kuba wakanda kuri iyo buto ya subscribe, rusanga utarabikora ube wayifungura kugira ngo turusheho kujya tubana umunsi ku munsi, dore ko tugiye kujya tubana umunsi ku munsi ku bakunzi bacu. Uramutse wafunguye buto ya subscribe uri umuntu w'agaciro, nawe usanzwe warabikoze, ntinatinya kuba nagushimira cyangwa se ngende ntagushimiye kuko uri umuntu w'umugabo. Nawe utarayikanda rero uyu niwo mwanya wo kugira ngo ube wakwiyungaho ukoresheje ubwo buryo bwo kuba wafungura iyo buto ya subscribe. Ni iminota mikeya cyangwa se n'amasegonda makeya, reka twube twumva iyi njyana ubundi tugaruke n'inkuru nziza. Bakunzi b'ikinamico runana mwiriweho nanone cyangwa se mwaramutseho, uyu munsi nk'abakunzi bacu twabateguriye umukino mwiza cyane uryoshye kandi uhebuje. Ndahamya ntashidikanya yuko wowe ubashije kuba wafungura iyi video tugiye kubana muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Ndahamya ntashidikanya yuko tugiye kubana mpaka kugeza ikiganiro cyacu kirangiye. Uyu munsi twabazaniye inkuru nziza igira iti Agnes ndetse na Chris bamaze kuba bakwifatira umwanzuro yuko bagiye kuba babana. Munyemerere gatoya rero tubanze twashiraho akaririmbo gatoya ko guhimbaza Imana cyangwa se ko kuba kabashimira amasegonda makeya cyane, ubundi dukomezanye n'amakuru meza cyane ashimisha wowe wumva ushaka gukomeza kumva mu matwi yawe. Reka dutangire mwiyumvire. Reka dutangire tugira nka kwa kundi k'akaririmbo tuzi twese abantu bajya bakunda kuririmba, kakomeje kugenda kagaragara mu mafilime menshi cyane, kakomeje kugenda kabica bigacika hano by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Kagira kati umugisha aba bombi bayoborwe n'umwuka wawe, biyemeje kurushinga bayobowe n'umwuka wawe. Muranyemerera rwose, ntabwo nje nsanzwe nzi kuririmba, kumva nyine n'indirimbo ntabwo mba nzizi neza, ariko umuntu ajya agerageza ariko akabahereza ibintu byiza cyane. Hagati aho ngaho rero nk'umukunzi wacu ugiye kumanza urebe neza nimba waramaze kuba wakanda kuri iyo buto ya subscribe, rusanga utarabikora ube wayifungura kugira ngo turusheho kujya tubana umunsi ku munsi, dore ko tugiye kujya tubana umunsi ku munsi ku bakunzi bacu. Uramutse wafunguye buto ya subscribe uri umuntu w'agaciro, nawe usanzwe warabikoze, ntinatinya kuba nagushimira cyangwa se ngende ntagushimiye kuko uri umuntu w'umugabo. Nawe utarayikanda rero uyu niwo mwanya wo kugira ngo ube wakwiyungaho ukoresheje ubwo buryo bwo kuba wafungura iyo buto ya subscribe. Ni iminota mikeya cyangwa se n'amasegonda makeya, reka twube twumva iyi njyana ubundi tugaruke n'inkuru nziza.